nizera na wa musaraba, jambo w'Imana upfu rubi ntiwatinda mumva maze urazuka byose ku bwanjye. Uyu ni James Daniela, dukunda gukurikira ikiganiro Shalom Gospel Show kuri Genesis TV. ngo ni 387. Umuntu umwe yarandebye aratangara, mubwiye ko ngiye gushimira Imana, nyuma yaho muye n'ibigeragezo, yibaza niba mfite ubwenge muri jye. Sara ni umuntu mwiza, agira spirit nziza, ntabwo agorana. Okay. Ako kantu niko nari nkeneye ka mbere, urakoze cyane. So njyewe uko nabyakiriye nk'umugisha. N'umugisha uti umugisha gute? Ni umugisha kuba ni nk'amahirwe yo kwamamaza bwa butumwa. Buriya birababaza kubaho ku isi nta fondasiyo cyangwa nta contribution igize ku kiremwa muntu runaka. So njyewe nabifashe ko ni favor y'Imana impaye kugira contribution ngira ku muntu runaka. Iyo abasha gucuruza ayo mafoto akabona umugati mu rugero, ningirirwa amarwa akanayagurirwa, hari n'igihe wabigira ntibanabigure. Yeah, that's true. Yeah, so niba rero agurishije akabona ibitunga umuryango we nawe ubwiye umutunga, nuko yashusha Imana yandemyemo hari uwigirira akamaro. Ofite misengira akantu karanika kamatsiko mfite, uribaza wari umuntu ucecetse, then ugaragara nkaho uri shy, udakunda kuvuga amagambo menshi. Nabwo agiye ikibazo cyuko abasore batakunda kukwegera. Simbizi. Nuko byari bimeze cyangwa byari bitandukanyeho somehow. Okay. Ntabwo mbizi yenda birashoboka ko ari impamvu batazaga, ariko n'abazaga wenda bafite uburyo bazagamo. Yes, reka ngushimire wowe ukiri kumwe natwe uyu munsi wa none. Reka ngushimire wowe wabanye natwe kuva isa 10 n'iminota mike yaho turi kumwe na Ngarambe François atubwira byinshi bitandukanye. Mwumvishe bimwe kubijyanye n'umuryango wa Rugamba Cyprien ndetse na Daforos, ntabwo ndibuze kuza kubisubiramo, ariko nyemera nkubwire ngo twinjiye mu kindi gice cyacu. Ku muntu dukurikirana kuri social media zacu zitandukanye cyangwa se kuri platform tugenda tubagezaho ibikorwa byacu, ngira ngo wamaje kumenya abatumirwa twari dufite uyu munsi wa none. Mbere yuko muvuga amasegonda 5 5 4 2 1. Yes, munyemere twakire Sala Sanyu muri studio za Genesis TV. Murakoze cyane. Amahoro y'Imana, murakomeye? Nukuri turashima Imana. Tubahaye ikaze muri studio zacu. Mwese mumeze mute? Turashima Imana natwe. Ko mbona ari ugiye kumbaza. It's like duhinduranye ngiye mu mutumirwa wowe. Na nubwo nabishobora. It's okay, ntacyo bitwaye. Ariko ndabashimira ko munyakiriye. Okay. Ese umuntu wese tugahinduranya wa mugana? Ntabwo nabishobora. No, ntacyo bitwaye, ngenda aza kuza gusubiza ibibazo byose bize kuza kumbaza. Ubutaha. Anyway, thank you so much. Ngira ngo iby'agaciro kuba turi kumwe nawe, kuba wemeye byibuze mu mwanya ufite, kemera kubana natwe uyu munsi wa none. Byibuze kugira ngo abantu bamenye umuntu turi kumwe nawe. Akantu gatoya tu akushaka uko umwuka w'Imana kuyoboye. Kuko kuririmba kuko okay, umuntu uri aha no muririmbye. Umuntu umwe yarandebye aratangara, mubwiye ko ngiye gushimira Imana, nyuma yaho muye n'ibigeragezo, yibaza niba mfite ubwenge muri jye. Yes, arakoze cyane Sara Uwera niwe turi kumwe nawe uyu munsi wa none, ngira ngo mwumvishe ijwi, mwumvishe like ibyo arimo aririmba, mwabonye n'isura uko biri kose, ntabwo ari izina risa nkaho ari rishyashya
mu matwi ya benshi, ntabwo ari isura nshyashya, ntabwo ndi buze kuza kujya kubabwira ngo biography ziwe murazizi kuzindusha. By the way, nyibwirira rero, reka twigire mu kiganiro cyacu. Uyu munsi wa none nifuje kuba ndi kumwe namwe, nifuje kuba ndimo ndaganira nawe mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Hari ibikorwa bitandukanye mwagiye mushyira hanze, tuza kuza kubivugaho, ariko ikibazo buri muntu wese yibaza abatewe amatsiko no kwibaza, uyu muntu nzi, uyu muntu nkunda kubona, uyu muntu nkunda, so yatangiye urugendo rw'umuziki we gute? Uyu muntu ubundi amazina yanjye nitwa Uwera Sara, ariko na sanyo rirakoreshwa. Kasanyo se kava he? Ni nk'agasino ukuntu, ariko ndagakunda. Kaje gute se? Barakanyise ababyeyi banjye, ariko ntabwo kanditse mu byangombwa byanjye, handitsemo Uwera Sara. N'abantu benshi bazi Sara cyane, sanyo barimenye vuba. Nakongeyeho mu bihangano byanjye kugira ngo nako nyine kajye kanyorosha mukunda, kabaryohere mu matwi ko kumva. Yego. Nkaba ndi umubyeyi w'umumama w'umugabo umwe n'umwana umwe. Nkaba ndi umudventiste umunsi wa karindwi. Nkaba ndi umwe mu baririmbyi wa Ambassadors of Christ choir. Nkaba kandi nanaririmba indirimbo zanjye ku giti cyanjye. So mu rugendo rw'umuziki cyangwa se urugendo rw'iyi mpano yanjye, nisanze ndi umwana mbikunda. Ahantu nabaga iburasirazuba, ahantu twari turi abana benshi, so hakaba hari n'abazungu bakundaga gutraininga abana. Nkakunda kumva abantu baririmba, ntabwo nari nzi gutandukanya amajwi ofete, ariko kubera buryo ukunda ikintu no kukimenya birakorohera vuba. So ni gutyo nagiye niga kubyumva neza no kubitandukanya. Harimba muri nursery na Sabbath school y'abana, nagiye nkurira mu dukorere tw'abana no kwishuri. Ahantu hose nabaga ndi wabonaga Sara muri korali, byagiye biza. So bitangiye kuza, winjiye muri Ambassadors, utangiye kuririmba, naho ngira ngo abantu benshi batangiye kumenyera rino zina. So byaje gute kugira ngo wisange muri Ambassadors? Byatangiye gute kugira ngo utangiye kujya ku gatutu nawe utangiye kuridinga uririmbe indirimbo zimwe na zimwe? Ni umugisha nagiriwe kuba muri Ambassadors. Ntabwo ari ibintu abantu bose bagirirwa amahirwe yo kubona. Ngewe Ambassadors nari kundaga kuva kera, hari ukuntu nyine twumvaga indirimbo zabo. Ahantu nari ndi nigaga, nkumva mfite inzozi zo kuzaririmba cyane muri iyo korali, ariko ntazi ngo Imana izabigenza ite. So finally tuje i Kigali, ndabasura aho barepetera, nkumva ko barepeta nkitahira. Kuko harimo n'abantu bari inshuti na brother wanjye mukuru, ntabwo ari uriya turirimbana, n'undi mukuru. So wakazajya njyana kuko yarabizi kumva akunda kandi nkunda no kuririmba. Ngo famille yose yari muri Ambassadors. Brother mukuru n'uriya mukuru undi. Umukuru wundi wereka yari inshuti y'abantu baririmba, abashuti bisanzwe. So uko nazaga buhoro buhoro ni nako nabo twagiye tumenyana. Bisaba kwandika, ubundi ushaka kuza muri korali urandika ugakora examen. Ngirwa amahirwe examen nyine ndayitsinda. Bampa gahunda yo kuza kuri stage. Yego. By the way, hari ikintu ntigeze mbonye kano kanya, wambaye neza. Murakoze. Murakoze. So numa urangije gutsinda ikizami muri Ambassadors. Uyu munsi wa none nyuma hashize umwaka umwe utangiye gukora ibihangano byawe, niba nibuka neza. Ni umwaka umwe. Noneho umuntu ashobora kwibaza, eske kubundi twe dusanzwe tubona Sara ari muri Ambassadors, uyu munsi arimo aririmba ibihangano bye. Ashobora kwibaza, eske ntabwo akiririmba muri Ambassadors cyangwa se urundi buryo basigaye bakoranamo, bimeze bite? Oya, ntabwo nava muri Ambassadors. No muryango nkunda, apari yo kuba turi korali, turi nka famille. Yego. Rero burayi tayi famille ugiye kuba umwana w'ikirara. Byarangiye. Kubemera Bibiliya, yego biba byarangiye. So kubera ko ari ahantu Imana yaguriye impano yanjye, ko hari byinshi bangejejeho, hari na byinshi batumye menya mu miririmbire. Yego. No kuba natinyuka kujya kuri stage y'abantu benshi. Ni byinshi nagiye nungukira muri korali. Ntabwo rero ntabwo negeze nyita. Ndacyayirimo, nta nubwo neze njya mbabwira ngo nzavamo mpfuye cyangwa se ndi umukecuru ntagishoboye. N'umuryango nkunda ntabwo negeze nkuvamo. So ngira ngo iki ngicyo parenthèse ku muntu wese ushobora kuba wenda ashobora kwibaza ako kantu. So ndimo ndibaza kano kantu, uri umwe mu baririmbyi dufite muri kino gihugu cyacu bakunzwe n'ingeri nyinshi zitandukanye. Urumva, so mu buryo bumwe nkurikije ubutumwa ngenda mbona ndetse n'iyo utambutse hirya no hino, ubona ari iki umuziki cyangwa se ari imyitwarire byagufashije like
muri gahunda zawe urumva iyo umuntu ari umuririmbyi ari uburyo yitwara ko ari noneho umuryango wa ambassadors uburyo agomba kwitwararika ubona ari iki byagufashije mu rugendo rwawe rw'umuziki? Ikintu byamfashije nuko mu mico like hari icyo byamfashije mu buryo bwa ubwo ni ikibazo nshaka kugira ngo mbone uko ngisubiza. Byamfashije mu buryo bwa gospel cyangwa se mu bintu bijyanye n'iyo wakamana cyangwa se mu buzima busanzwe tubamo. Byose hamwe niyo ushaka kubitwariremo because byose uko biri kose biruzuzanya ubuzima busanzwe ndetse na gospel nuba ngo ni ibintu bimwe bifatanye. Ufite ubuzima bwiza hanze mu buzima busanzwe ufite uburere bwiza biragufasha no kumenya uburyo umwiyobokamana ushaka kuba wabitwara. So byose bigenda gute? Byagufashije iki muri runo rugendo rwawe? Ikintu byamfashijeho kuba muri ambassadors cyangwa se kuba mu kuririmbira Imana nuko hari ibintu ngiyewe ntazi we nashobora kuba mbona ku ruhande byandinze wenda imico n'imyifatire y'abantu. Abantu hati twagira amahirwe kuba muri church hari ibintu byinshi igenda iturinda. Yaba izo ngeso mbi iraziturinda kuko hanze hari ibishuko byinshi ntabwo twabica ku ruhande birahari. So nta mwanya umuntu abona wo kuba wajya muri izo ngeso cyangwa se muri utwo tuntu tutari twiza. Mu buzima busanzwe bw'imyifatire byarabinyijije kuko ndabibona. Ikindi nuko bituma mba hafi y'Imana. N'urugero iyo ndirimbye ngiye muri korali muri practice iyo ngiye kuri stage kuririmba mbere yuko nsohora ijambo niririmba ndabanza njya ubwanya nkaritekerezaho eske ngewe nimfashije iki. Hari testimony nyinshi mvana muri izo ndirimbo uretse natwe n'abandi nshobora gukurikira yandi ibitaramo by'abandi bituma mbasha kuba muri church no kubasha kuba ndi muri service ya church kugira ngo ngire byinshi nungukira mu ijambo ry'Imana yaba binyuze mu ndirimbo cyangwa binyuze mu ijambo ry'Imana. Ntago mfata umwanya munini no kuvuga we nawe ngiye muri party ngiye mu birori runaka wenda bishobora gutuma njya kure y'Imana. Hari kwera gukomeza gukurikirana utuntu twawe twinshi ibikorwa byawe bitandukanye. Hari ubutumwa nigeze kubona ahantu umuntu umwe asharinze nibaza ko nawe ushobora kuba warabubonye bw'abantu batandukanye mu gihugu cy'abaturanyi cyo muri Tanzania bafashe amafoto yawe bayashyira muri office and then just like bagukunda nyine. Wakiriye gute ubwo butumwa? Wakiriye gute ibyo bintu just kuri wowe nka Sara? Nabyakiriye neza byaranejeje n'umugisha. Ugeze ubwana nabo bantu mbega oya nta nubwo mbazi nabo bwabo ni bananzi izina bayidawe n'umushaka bivuga ngo ntabwo bazi ambassadors ariko ntabwo bazi isura yawe barakubona gutyo ariko ntibazi amazina. N'ushobora babibwira uwo muntu n'aka video yohereje ku rubuga rw'ahantu so karasakaye ahantu henshi. So ngewe uko nabyakiriye nk'umugisha. N'umugisha uti umugisha gute? N'umugisha kuba ni nk'amahirwe yo kwamamaza bwa butumwa. Ubutumwa ambassadors ikora hari byinshi bugenda bugirira umumaro muri societe. Ubutumwa nanjye nkora hari abo bugira umumaro muri societe. Buriya birababaza kubaho ku isi nta fondation cyangwa nta contribution igize ku kiremwa muntu runaka. So ngewe nabifashe ko ni favor y'Imana impaye kugira contribution ngira ku muntu runaka. Iyo abasha gucuruza ayo mafoto akabona umugati n'urugero ningirwa amarwa akanayagurirwa hari n'igihe wabigira ntibanabigure. That's true. So niba rero agurishije akabona ibitunga umuryango we nawe ubwiye mutunga nuko yashusha Imana yandemyemo hari uwigirira akamaro. Ntabwo nyuze nengeye konjyamo kandi ariko reka it's fine. So ndimo ndibaza buri kintu cyose kigira ahantu gituruka kigira aho gitangirira. So urumva kugira ngo tube tubona Sara turi kubona uyu munsi wa none uririmba imitima ya benshi like ikaruhuka uririmba like icyubahiro cy'Imana kikazamuka uririmba nyine abantu bagafashwa mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Byatangiye gute mbere yuko byibuze wenda wisanga uri kuri ruhimbi cyangwa se kuri podium uri kuririmba Imana? Ubundi wari ufite inzozi zimeze gute by the way wowe ukiri muto? Wari uzi ko n'undi uzaririmba? Ushobora gusanga wari uzi kuzaba umuganga umwubatsi? Nta nzozi zo ndashaka kugusubiza like throwback kabisa hirya gatoya. Ndi muto biterwa n'ahantu wakuriye n'ubuzima umuntu yari arimo. Ubuzima nari ndimo ntabwo umuntu like nari umwana ndi mu bandi bana hari byinshi ubudatekereza ariko kugenda ukura hari dream ziza muri wowe. Ibijyanye no kuririmba byo byaje kubera ko najyaga muri abo bana nkaririmba wenda no ku ishuri ko ngiye nize mu bigo by'abadventiste yaba primaire kugeza ndangiza Kenshi university niyo nize ahatari adventiste. Ariko kubera kubibamo ibintu byo kuririmba inzozi zanjye
zahise ziziramo aho ngaho ndavuga nti numva nifuza basi kugira nshaka kutajya hari ngo mbe umuyobozi runaka cyangwa nshaka kutaba umuherwe runaka ngo ngira mumfashishe ibintu bigaragara ariko nimba turirimbye indirimbo runaka hakagira umuntu ihindurira ubuzima mu buryo bwa mwuka no mu buryo bwa feelings muri we mbishimira Imana. So izo nzozi rero nari nzifite kuko nanjye ubwanjye hari icyo indirimbo zampinduraga mu mibereho yanjye, hari izindi mbaraga zampaga yenda nk'igihe nababaye, igihe nacitse intege, igihe nihebye ko turi abantu turi mu isi, iyo numvishije indirimbo zimara ubwo buremere bwose. Inzozi njye nari mfite zari kwiga nkarangiza ko numvaga mfite inzozi zo kuzaba umuntu ukora muri banki. Nakundaga abantu bakora muri banki. Are you for real? Mpamagara iyihe banki right now? Cyangwa inzozi zarahindutse? Okay, nagira bari nkora muri microfinance. Nagize amahirwe bitangiye kugenda birimo biragenda biza birimo biraza mu kuntu. Biraza ariko izo ni zari nzi. Ukazibona byibuze wenda nk'itondo kimwe like uyoboye bank runaka. Cyangwa nko muri Benin. Byose Imana izabikora neza. Yeah, I know. Kandi utangiye aho ngaho urumva ko bitangiye ahubwo urimo urabikozaho imitwe y'intoki. Nenzi ko byibuze ngo bigiriye kure hari. Oya, nabo nzagera. Njye ngira ibyiringiro nzagera. Cyane rwose. Iyo wibutse neza, bamwe mu nshuti zawe mwari muri kumwe. Gihe cyashize ni ikihe kintu bari bakuziho cyane? Ni ikihe kintu bari bazi kuri Sara? Iyo bavuga ati antuka mu nshuti zanjye mfite banzi kuri iki kintu, nawe ukavuga ati ishobora kuba ari identity yanjye. Banzi ibintu. Kandi utekereza cyane ukuntu ni twinshi cyane. Zanjye za kera se mva uko imyaka igenda iza hajya nazi inshuti nyinshi zitandukanye. Njye nibereye kera ndi muto. Hari imyaka byibuze reka mfate guhera ku myaka 7 umuntu abatangiye kumenya ubwenge nko mu myaka 20-25 aho ngaho. Ikintu kiri funny se. Okay. Ikintu nari nzwiho nuko naracecekaga cyane. Nagiraga amagambo make. Yego. Sinzi cyabiteraga ariko umuntu yashaka kumbona akabona ndi shy. Ariko ku bashuti banjye siko nabaga meze. Iyo umuntu twabaga twegeranye hari uburyo twavuganaga ariko naba ngeze ahantu nkaceceka, nabaga ndi shy pe. Abanzi cyane babaga babona ko ncecetse ariko nta mutima mubi nabaga mfite, juste nuko umuntu abaga ateye cyangwa nabaga numva ntafite n'ibyo kuvuga. Misengira akantu karanika kamatsiko mfite uribaza wari umuntu ucecetse. Then ugaragara nkaho uri shy. Udakunda kuvuga amagambo menshi. Nabwo wagiye ikibazo cyuko abasore batakunda kukwegera. Simbizi. Nuko byari bimeze cyangwa byari bitandukanyeho somehow. Okay. Ntabwo mbizi yenda birashoboka ko rema batazaga ariko nabazaga wenda bafite uburyo bazagamo. Ariko muri secondaire ntabwo ukwiye guceceka cyane. Niba uko bantinyaga wenda babona ncicitse ariko hari abo twavuganaga bataza kwandikira ati uwo muntu bakaba bari meze gutya cyangwa ugasanga babicishe ku bandi bashuti ati mwambabariye mukamubwira byiza. Hari ku bashuti banjye tuvugana ariko hari n'uwatinyukaga akaza akambwira ikimugenza nkamutega amatwi akamukubita muri amagambo yawe makeya nyine package tukavugana mu buryo bwiza. Anyway, usibye kuririmba nizihe mpano ushobora kuba wiyiziho uvuga ati antuka ndamutse nubwo wenda bitazanakunda ariko nshobora no kuba nakora nibi ngibi kuko ndabizi ko mbifitemo impano? Kugeza ubu impano ndimo ndabona nayo ndagerageza, sinemera ko bura ntabwo njya nemera ko nyizi neza 100% kuko umunsi ku wundi mbashaka kwiga no kumenya biruseho. Niyo kuririmba niyo mbashije kugerageza kubona indi wenda ngira. Kuririmba abantu benshi bari kuziho, abantu benshi bazi ko n'undi just perfect. Ndagerageza ariko nzi ko hari gihe bizarenga ariko hari indi ngerageza kugira blague buri rimwe na rimwe. Ngerageza kuganira no ku like kuba nagira umuntu inama mu gihe azikeneye mu buryo bwanjye mu bitekerezo Imana yampa mba numva nashaka kuganiriza umuntu. Yego. Nyemerera uhindukire gatoya.
Sira foto mwayikuye mu byukuri. No, it's okay. Nago ndibuze kuza kwishyira kuri screen. Nashakaga byibuze wenda wowe urebere hano. Hano ko abantu benshi bazi ngo imeze gute. Nibayirebe nta kibazo kitasa nabi se. It's okay. That's great. So, nyibwirira iyi foto iyo uyirebye iyo urabona tukaba mugana ufite amagambo make. Ufite amagambo menshi. No kwifoto biragaragara nyine wari ifoto nyine. So iyi foto nyine kwibutsa ibihe bimeze gutori muri secondaire. Ego. Hari hehe? Hari mu buhe mwaka? Aka gasaha twe twagakuye he? Agasaha rero ahubwo buri kagiye. Siko nubwo mbyibuka igihe uburyo kagiye. Aho naragakundaga. Sinzi n'umuntu wakanguriye ariko ni aka gift. Okay. Aka gift hari mu rugo simbyibuka. Ikera cyane urumva reba nari mfite amatama. Mbyibushye ndi umwana. Ariko ni muri dufite nk'imyaka ingahe? Nari mfite nka 18. Nari muri 10. Okay. Nari muri 10 nigaga. None ikintu gisekeje urasa na manzo wagira ngo ni impanga. Hano ufite biratangaje seriously. Turasa. Okay, abantu bakunda kubivuga byamubwira ni impanga yanjye ariko hano nari muri secondaire Gitwe. Yego. College Adventiste y'Igitwe. Nari muri class twa tumaze gukora practice nari mbaga muri kwa yitwa EP d'Isavye. Uyitwa EP d'Isavye ariko nari mbaga muri EP de l'Espérance. Iyo twa tumaze gukora practice umuntu aramfotora. Yego. Nicyo kintu bise nibuke. Amateka yako just byari ibintu biri aho ngaho tu nta bintu byinshi kakwibutsa kuri iki gihe uyu munsi wa none iyo wirebye muri iyi myaka ukuntu wari umeze n'ukuntu wari umeze uyu munsi wa none. Ukuntu ari imeza rero ni kwa guceceka ibyo nibuka. Ikindi nuko nari munini. Okay, wari ufite ngira peti nyinshi. Okay. Nari mu myaka ya peti so nafite ibiro ntibuka neza ariko nari munini. Nta bindi nibuka. Okay. So na kabonye ahantu ngacaho ndenda avuga ko biri kose kano gafoto ushaka gusanga hari ibintu byinshi kashobora kuba kakwibutsa cyangwa se binyibutsa ko nari mvuye muri repetition cyo kandi cyo kwibutsa nuko wari munini. Nari munini cyane. So this one rwamaga ufite nendi gutekereza kuri iyi foto cyane ngira ngo haciyeho igihe gito umubyeyi wanyu yitabye Imana kinini sorry and then noneho iyi foto ndimo ndashaka kuyihuza ndimo ndabona Sara akuriwe atwite and then urayifashe crop inzu uyihuje n'umubyeyi zose ziri muri black and white so nayahe mateka kuri iyi foto Sara? Mateka yayo ntabwo biba byoroshye ariko ntabwo njya nkunda kuvuga ibintu bibabaje ariko njya ngerageza kubibamo kandi menya n'uburyo mbimanaginga ariko agafoto nari ngakoze nibutse mama wanjye ni umubyeyi nakundaga cyane kuko niwe ndamuzi bihagije papa wanjye we nari muto papa wanjye yashaje ndi muto uretse kubona amafoto ariko ndamuzi gutyo ariko mama niwe twabanye cyane so rero yashaje ntaraba umubyeyi nkuko njye nabyifuzaga hari uburyo ufite inzozi nk'umwana w'umukobwa uvuga uti mama wanjye yaravunitse ko ababyeyi baravunika ababyeyi bose yaba papa na mama bari kumwe baravunika mu kuturera uvuka imikurire yawe imibereho yawe baba bafite imbaraga n'ubuzima bwabo baba baratakajemo bwinshi n'ubutunzi bwabo so iyo utagiriwe amahirwe yo kugira ngo aba babyeyi bakubone warabaye umubyeyi warabaye umuntu mukuru warabashije kugera ku bundi buzima batakuziho bw'ubwana ngo bishime benjoying your life urimo sometimes birababaza so ahangaha Imana ngiriye neza ikabana nanjye mu rugendo rw'ubwana buto bwanjye nkakura nkashaka nkagira urugo nanjye nkagira nkaba mama nkuko nawe yari mama noneho aha nibwo nibutse nahaye value mama uburyo yari amerewe atwite icyo ni cyambere kuko buriya abana dukwiye kubaha ababyeyi bacu cyane aba mama kuko barihangana kuko gutwita ni urundi rugendo runini ni byiza ariko birimo amasomo menshi ikiremwa muntu uba ufite muri wowe ukagishyira hanze kikazavamo umuntu ukomeye nanjye rero niribanaga muri ishusho mama wanjye antwite cyangwa se akuriwe noneho akanshyira ku isi nkaba nduwe ubu ngubu binyuze muri we afashijwemo n'Imana so izo image zarazaga ariko nkavuga nti why
bitabaye mama hari ariko nkavuga sijye gusa n'abandi bose sijye pfubye niko njye mbivuga ariko buri wese agira uburyo yakiramo agahinda ke n'akababaro ke ariko nshimira Imana ko yabikoze. So ndimo ndatekereza ntabwo nshaka kuza kubigiraho ubikomojeho yuko nifuzaga ko tuganira akantu ku kandi then just like kugira ngo byibuze tuze kuza kujya noneho ku kintu ndi gushaka ndimo ndagutwara gake. So twatangiye kubona like Sara mutoya mu myaka y'ubuteenagers mu myaka 18 then dutangiye kubona noneho winjiye mu kindi cyiciro ngira ngo mu mwaka wa 2018 niba nibuka neza nibwo wasezeranye and then just like ushinga urugo uko rutangiye kubivuga nyine ariko ntago ndibuze kubitindaho cyane. So and then ari foto mfite hano wambaye akakanzu ka white crown iriho uturabo ngira ngo abakobwa bose bakunze kugira kino kirori cyitwa bride shower and then just like turi kumwe n'abandi bantu babaye like ibintu bitandukanye. Ni ikihe kintu udashobora kwibagirwa zimwe mu nshuti zawe nk'inama zakugiriye kuri uyu munsi wa none? Koze uyu munsi wari uteye intambwe ugiye kwitwa undi muntu ugiye kuba umumama uyu munsi wa none watangiye utubwira ati ndi umumama. Iyo introduction yonyine yankubise hasi. So nyibwirira uyu munsi hari inama nyinshi abantu benshi bakujya ariko izo udashobora kwibagirwa byibuze bakugena nk'izi. Icya mbere nibuka kuri uyu munsi nibuka urukundo nagaragarijwe hano. Yego. Nagaragarijwe urukundo ntateganyaga mu Kinyarwanda wenda cyanjye gikeya kuko abantu baranyise ko banshye Imana yahagurukije abantu inshuti zanjye nyinshi nizo nizakera ntibukaga so ndanabashimira barakoze. Ababyeyi benshi bari bahari rubyiruko tunga twanganaga bari bahari so no munsi nashaka kwibagirwa in my life. Ikindi nuko inama zo ni nyinshi ariko inama za mbere nabwiwe yaba n'umubyeyi wandeze n'ababyeyi bandi mubona nuko bambwiye ko urugo rwanjye ndushyira mu maboko y'Imana nicyo kiruta byose. Uyu munsi wa none kandi bimeze neza. Imana ntabwo nayivaho kuko nta bindi bitekerezo nagira ntayishyizemo. True. So ngira ngo nurugo tuka ku muntu kuricana akantu kandi bize ngo nurugo rushima Imana uyu munsi maje kwibaruka umwana. So then numutware yabaye manager. Manager komeye. So byari bimeze bitereka nisimbukiye nigira ngo naho nshaka kujyana Imana agenda njya ku ngingo nyamukuru yanjye uyu munsi wa none. So kugira ngo byibuze umutware abe manager w'ibihangano byacu cyangwa se w'ibyo turimo turakora mu muziki byari byifashe gute kuki wagendeye kuki kugira ngo umuhitemo by the way? Ntabwo namuhisemo ntabwo byarikoze gutyo gusa. Byarikoze kubera ko yashatse umuntu uririmba azi neza ko mbikunda arabizi. Ikindi kandi nawe akunda indirimbo nubwo ntago abashije kuririmba ariko akunda indirimbo akunda n'abaririmbyi. So niwe wazanye igitekerezo ako cyaje cyane mu gihe cya COVID. Yego. 19 igitangira social distance yari ijemo abantu batabasha guhura nka korari. So abashoboye kuba baririmba bagerageza kuririmba ku biti byabo niko navuga. Yego. Bagerageje kwese ngo barebe ko byashoboka kugira ngo umurimo ukomeza guhagarara. So nawe niho igitekerezo cyaje muri we ariko kiziye ku ndirimbo dushaka kuyitura umwana wacu. Yitwa mwana wanjye niyo ya mbere nahereyeho. Igitekerezo kiza muri we kuko ni umuntu afite ibitekerezo byinshi. Ni umuntu ufite sinzi aho abikura ariko niyo mpano namubonyemo. Ibyo bitekerezo muri we aravuga ati umwana wanjye nifuza ko aba gutya nifuza ko bigenda bite. Ese iyo message ashobora gukura wenda ntitubone umwanya wo kuyimubwira ariko buri indirimbo ntigisaza. Uko biri kose nakura azashyiramo indirimbo yumve ababyeyi b'icyo twamwifurizaga. Uretse nawe n'abandi babyeyi ni message baha abana. Saravuga niki twakontribuwa kuri societe nyarwanda ku bana babo ariko duhereye ku mwana wacu naho byahereye. So akoze ya mbere abona arabishoboye yakora ya kabiri turanshena. Kuyikora means ni ukuvuga ngo ashaka ari abahimba melody we ashaka kwandika amagambo abacuranzi n'umwanditsi by the way. N'umwanditsi amagambo ako agashaka kwenda bayashyira ku murongo mu mwijwi
aba producer ba recordinga audio na producer ufata video byose ni ubirimo ubikurikirana. So tubonye ko abishoboye turavuga okay mu gihe hataraboneka undi twabona twabiha yego nk'umutware wanjye kandi nk'umuntu nshyigikiye yabikomeza. Okay, nuvuga ngo byatani ibintu byikoze gutyo niyo mpamvu rero abantu byarikoze koko yaba adakunda abaririmbyi cyangwa adakunda ibintu by'indirimbo ntabwo ari kubiha umwanya nta nubwo ari kubonera umwanya ariko abibonera umwanya kuko abikunda. Nuvuga ngo indirimbo ya mbere mwana wanjye niwe yanditse yego and then Nitashinda yo yavuganye n'abantu b'aba Tanzania yanditseho inyo hasi hari ahantu handitse umuntu wayihimbye ariko we azana igitekerezo no kuvuga rero nkeneye indirimbo imeze gutya ivuga kuri iki. Yego. Okay. Ngira ngo nageze noneho ku cyo ndimo ndashaka uyu munsi wa none. Yes, ngira ngo wowe udukurikiye uyu munsi turacyari kumwe na Sala niwe turi kuganira atubwira byinshi mu rugendo rwe rw'umuziki yagiye aca mu bintu byinshi bitandukanye ni byinshi byagiye bimu challenging ariko kubwo Imana kubw'imbaraga z'Imana kuko kw'Imana igenda imufasha kugira ngo byibuze ikomeze kumushepinga abe ari Sala turi kubona uyu munsi wa none. Ni nayo mpamvu twamutumiye kugira ngo byibuze mwumve byinshi ariko mbere yuko dukomeza ikiciro cyacu munyemerere turebe amashusho y'indirimbo nshya amaze iminsi ashyize hanze. Ni indirimbo yise Mwana w'umuntu. Ubundi turaza tujya inyuma y'amarido turebe byari byifashe gute turebe bimeze bite nawe uraza kuza kutwohereza ubutumwa tubwira ati antuka indirimbo ndabona okay hari ukuntu kameze ukuntu uze kuza kudusigiramo comment yawe. So ntujye kureba televiziyo yawe turagaruka mu kanya tumaje kureba amashusho y'indirimbo ya Sara Sanyu yitwa Mwana w'umuntu. Indirimbo ni Mwana w'umuntu. Nyumva yewe mwana w'umuntu ndi Uwiteka Imana yawe. Namwe mu magambo agize iyi ndirimbo mumaje kubona tubashyiremo agace kugira ngo twumve byinshi kozi n'amasaha yagiye atujyana ariko ndaza kuza kwibashyiramo yose mu kanya ikiganiro kirangiye. Anyway, indirimbo yibonye gute by the way? Nyibwirira just muri comment zawe. Ubutumwa ndabwakira mu kanya gatoya uraza kuza kugenda utubwira akomerezaho yes cyangwa se turebe ukundi tuntu twahinduramo dukeya cyangwa se turebe nanone ibindi bintu ntacyo bitwaye ushobora kuza kunsigira ubutumwa bwawe nkaza kuza kubona by the way kuri njyewe perfect. Indirimbo imeze neza message iri powerful content ni bon amashusho melody everything akantu kose kabisa. Umuntu ashobora kwibaza akabazo kamwe konyine ubanze no kwita nsorezaho ntacyo bintwaye koze nicyo kibazo cyonyine mfite ariko humura haracyari n'utundi tubiri. So kuye iki iyi message muri bibi iyi message impamvu yaje muri iki gihe nuko nkurikije ibyo mbona byatejwe na covid yateje ibintu byinshi ariko mu bijyanye n'ubukristo cyangwa se kubana n'Imana byasubiye inyuma kubera ko buriya iyo umuntu ari mu rusengero cyangwa buri mwanya ujya gusenga uko bishoboye churches basengaga mu minsi mibyizi cyangwa se no kuri church hari byinshi byatwibutsaga mu mibanire yacu n'Imana. Rero covid aho yaziye abantu twabaye nk'abasubira inyuma ku buryo n'ibibi byabaye byinshi. Rero nibutsa abantu ko Uwiteka n'Imana yacu iracyadufite umugambi mwiza uko byagenda kose nta gucika intege waba umunyabyaha waba umeze ute Imana yiteguye kukwakira. Kandi ikindi nuko hari igitero kirimo kibuza abantu ubusambanyi ni icyaha gihari naretse ni icyaha ni n'ikintu kibi giteza ingaruka kuko nkuko tubona imibare itangwa na leta y'ubwiyongere bw'inda zitateguwe mu by'ukuri ntabwo umuntu agira ingaruka atasambanye mu gihe utafite uw'Imana wo mwasezeranye. So ibyo byose ni ingaruka zigenda zerekana ububi bw'ibyaha biri kuri iyi si. So twibutsa abantu ko hari Imana itatwifuriza ibibi itwifuriza ibyiza uko waba umeze kose yakwakira. Ngira ngo actually ni message urumva iri powerful mu buryo bwose n'ubutumwa abantu benshi badakunze kurimba muri iyi minsi babuza gake gashoboka. Ngira ngo mu ndirimbo maje kwakira muri byibuze muri amezi 10 ashize y'uyu mwaka maje kwandikira indirimbo ebyiri zonyine bishobora kuba zifite ubutumwa bumeze nk'ubu ngubu wa bwa butumwa nyine usanga bwongera gukangura umuntu kuva mu byaha
nkongera kubwira umuntu reka ibibi va muri ibi n'ibi ngibi ugasanga byibuze wa mugani niye twicara ugatekereza icyo kintu nabyo byonyine wa mugani Imana nabwo iba yaguhishuriye kugira ngo byibuze wenda bibashe kuba byakoreka ariko ndimo ndatekereza kuri aka kantu amashusho atangira umuntu tubona ari mu rugo yasinze then umugabo aryamye hasi hari umugore winjiye so en fait aka gasene mwagakinye mu gihe kingana gute ntabwo twagakinye igihe kinini buriya iyo umuntu ari gutegura indirimbo utegura na script uyifite ufite n'abazayikina iyo bahari rero nayo ihari ntabwo bitinda ahubwo ikibura ni igihe waje kuri tele udafite icyo uzanye so script yari imaze igihe kinini iteguwe batekereza ari producer wayikoze video Medisale n'umutware wanjye manager batekereza script yazamo kugira ngo itange message yagutse kuko ushobora kuririmba ariko script irigisha cyane rwose so bahera kuri icyo cy'umwana w'umuhungu urana n'umwana uriya mubyeyi yaranywaga inzoga hari umuntu winywa inzoga zikaba ikirenga inzoga zikamubata cyangwa zikamurusha imbaraga kugeza haza adandabirana mu rugo kandi izo nzoga mu by'ukuri uwo mwana no kwenda ntabwo wese wabishyiramo inzoga zamuteye nk'ikintu runaka nk'ingaruka hagiye swata inzoga ishobora gutuma wambara ubusa mu bantu kandi ni ibintu bigayitse nk'umuntu mukuru inzoga ishobora gutuma wiba cyangwa zishobora gutuma ukora ikintu kibi kandi kikagutera ingaruka kandi nikigutera ingaruka muri societe uragaragara nabi rero icyo gihe ugize iyo ngaruka ukavuga uti Mana mfasha nukuri umbabarira ibi bintu nimbivamo tuvuge bagufunze uvuga uti nimba muri gereza sinzasubira ariko kubera ko ya kamere y'umuntu kamere y'icyaha tubana nayo ejo bundi nkongera nkamwibutsa se ejo bundi wavuze ngo ntabwo uzasubira ariko ongera uhindukirira Imana irakubabarira so umubyeyi we yari arimo ababazwa n'uburyo abona umwana we struggling na drugs hanyuma mushyiramo indi scene y'umugabo arimo aratereta arimo aragenda mu twana kuntu mushyiramo n'akajambo aho ngaho ati n'abana bajya gusa nk'aho bangana sinza bashuga dadi bashuga dadi barahari barahari pe barahari ko natwe dufite tubabaye turi mu isi turabibona yewe natwe turi abakobwa twarabibonaga umuntu mukuru umupapa atatinyuka kuza yagutereta kandi afite umugore yewe nambaye ring n'abana bangana nawe baza yatereta umuntu ungana nkanjye byibuze nkameze nka first born so utekereza aho isi irimo iragana so nabo tukabibutsa ko rwose bagerageze babireke kuko ntabwo ni ingeso mbi kujya gutereta umwana mu ngana kandi yenda hari abantu bakuru watereta kuko uwo mwana uramwicira viziyo y'ubuzima bwe reka tujye inyuma y'amarido gatoya turabibona indirimbo ifite hafi iminota igera muri 4 niba nibuka neza iminota igera muri 4 and then umuntu ashobora kwibaza umuntu ashobora kwibona ubwo kimeze akagira ngo byibuze ni uwo mwanya byafashe gusa kandi ntazi ko hari ibintu byinshi byasabwe kugira ngo byibuze bikorwe bugerweho tubona amashusho ameze gutya meza cyane yakozwe n'umudere w'umuhanga so byibuze nyibwirira gatoya byafashe igihe kingana iki kugira ngo aya mashusho akorwe indirimbo irangire muyirebe imbere yanyu muyisubiremo bati perfect dushobora no kuyigendera abanyarwanda ntabwo byagiye nko munsi y'amezi abiri hama audio yo yakozwe mu gihe kingana gute audio nayo ni nko mu kwezi urumva uditwara urabanza ko recording urabizi wakira abahanzi benshi nawe nekizo ko umuhanzi nawe ngende umuhanzi ni umunyamakuru buri abari umuhanzi kubera ko muhura nawe cyane so haba hari n'abacuranzi so ni ibintu bifata igihe kinini kandi producer agafata umwanya wo kuyitaho kugira ngo isohoke iryoheye amatwi icyo gihe byafashe nk'igihe kingana ukwezi ntabwo bijya munsi y'ukwezi urebye nuvuga ngo byose hamwe urebye igihe igitekerezo cyaziye kuri mwebwe kugeza uyu munsi none byafashe igihe kingana gute byose hamwe ni nk'amezi 3 yanifuje kugira comment y'umuntu umwe mu bantu bakoze kuri iyi ndirimbo bamwita Boris ndiribaza ko mwakoreye muri studio ziwe numvaga nshaka kuvugisha Boris kugira ngo byibuze atubwire Sara muri studio byari byifashe gute nuko mbona atari gufata hello Boris allo Boris uraho neza urakomeye uranyihanganira nakuvugisha nk'umunota umwe wonyine
ntacyo bitwaye. So ndi kumwe mu kiganiro Shalom n'umuntu witwa Sala Sanyo. Uramuzi? So arimo aratubwira byinshi ku ndirimbo muherutse kumukorera yitwa Mwana w'umuntu. Indirimbo ukunda. Muri iyi minsi ufite akazi katoroshye bro? Yes, nyibwirira iyi ndirimbo Mwana w'umuntu muri studio murimo murayikora, mbwira ukuntu atmosphere yari imeze, byari byifashe gute, Sara yabyitwaye mate, comment kuri iyi ndirimbo wowe imeze gute? Comment ya mbere navuga nuko ntabwo ari ya mbere twari dukoranye. Yego. Ntabwo ari twari dukoranye ya mbere, ahubwo twari dufite projet nanone hari ibindi bikirimo. Ariko iyi ngiyi umwihariko wayo. Yego. Ya mbere nakumvise yanditse. Yego. Yanditse neza, irimo ubutumwa bwiza cyane. Yego. Yego. Ikindi atmosphere, Sara ni umuntu mwiza, agira spirit nziza, ntabwo agorana. Okay. Ako kantu niko nari nkeneye ka mbere, urakoze cyane. Ni umukristo mwiza. Yego. Rwose kandi ari professional, ntabwo aribwo agitangira kuririmba. Yes. Umuziki arawuzi, bamumenye kera cyane, tutaraba abaproducer. Yego. Numva rero n'icyo kintu nagikunze gukorana n'umuntu ubuzima nka ririya. Yes. Atmosphere yari nziza kandi gukorana n'umuntu yari ibintu. Okay, Boris, niyo comment yawe nari nkeneye kuri wowe, antuka nawe ngo aragushimira cyane coup de chapeau, wakoze utuntu twiza cyane, ubona ko akaririmba warakitondeye brother. Amen. Okay, urakoze cyane, maybe ubutaha tuzagira umwanya wo kuganira nawe by'umwihariko, wakoze kubw'umwanya wawe, turagushimiye. Okay. Yes, bamwita Boris, numwe mu producer dufite hano ba gospel kandi bakora neza, ni nawe wakoze iyi ndirimbo Mwana w'umuntu, ngira ngo niwe wumvisha melody kameze neza, wumvishe production imeze neza, nukubera ko hari imbaraga z'uyu muntu. Badahari ashobora kugenda akaririmba, ariko nyine ntuwumve nyine hari ahani gukoze, kugira ngo byibuze na message itambuke kugereho, hari ibirungo byinshi bizi inyuma kugira ngo nyine bibashe kugenda neza. So uyu mugabo ni ubiri inyuma. And then hunze comment nyine tu niyo nari nkeneye ntayo mutase n'ikigaro na giclosing. Oya, sakora neza. Yes. Ariko naka intro yagashyizemo numva cyane rwose, ukikumva ututangira kumva nyine ugize amatsiko. Are you for real? No, n'ubu wisuyijyamo. It's like uri muri studio right now. Introduction niyo ifasha umuhanzi. Okay, kuri gi. Niyo imfasha kugira ngo njye muri modo n'iyindi neza. Byari byiza. No, it's like warusubiye inyuma nyine ibihebye byongeye kugaruka. Mbonye none uhinduwe n'ijwi rirahindutse, mbona ngiye kubona undi Sara ntari nsanzwe ndi kukorana nawe muri kano kanya. Nabahanga. Imana yabasize umugisha wa gospel cyane. True. Hanyuma nyibwirira noneho mu gukorwa muri watubwiye ko byibuze byaje, then audio yakozwe mu gihe cy'ukwezi kumwe, video ikorwa mu gihe cy'amezi abiri. Uyu munsi wano turimo turayibona feedback imeze gute, koze nacyo kintu ndibaza nk'umuhanzi ubutegereje ku bantu. Iyo sohoye ikihangano cyawe abantu bakacyakira neza, bakacyumva, ukabona batangiye supportinga, kugisharinga hirya no hino, feedback imeze gute kuri indirimbo Mwana w'umuntu? Feedback ni nziza. Icyo nshimira abanyarwanda cyane n'abatarangwa n'abanyamahanga n'abanyarwanda, nuko mbona ari nziza, bayakiriye neza, kuko nkuko wabitangiye no ubutumwa n'abantu batamenyereye cyane ku bahanzi bari ku giti cyabo uretse amakorari. So bambwiye ko nazanye ubutumwa bukenewe kandi buje mu gihe gikenewe. Ndabishimira Imana yo yatanze uwo mwuka ku bantu bayihimbye bakayizana mu gihe gikenewe, cyari gikenewe. So nabonye ari nziza, commentaire ndazibona, yaba abo tufitanye ama contact, yaba ari kuri YouTube comments mbona, nuko bambwira ko iri attached ku muntu wenda wari wumvaga ko nta bindi byiringira afite by'ubuzima bwe bitewe n'ibyo akora, nibibe wenda yumva yaba yarasahishije, niko tujya tuvuga iryo jambo, gusahisha no kuba wumva umeze nk'igicibwa mu bantu, ariko bagarurwamo ibyiri yawe arihebye.
so bambwiye ko ari powerful message amenshi n'iryo jambo bakoresha. So I thank God ko Imana yanyujemo iyo message ifite umumaro ku bantu. So nimera nanone kandi nizera neza yuko hari umuntu ushobora kuba adukurikiye uyu munsi wa none afite ikibazo cyangwa se wenda ari mu ntambara zitandukanye mu ngorane zitandukanye mu bibazo runaka mu buryo bumwe na bumwe, and then bitewe na message Imana igucishijemo ikaba yagira ikimufasha ikamubera n'impamba y'umunsi. Ukoresheje iyi kamera sinzi niba uri umugeni w'ubutumwa bitewe n'iyi ndirimbo cyangwa se ubundi butumwa Imana ikuyoboyemo, ugire ubutumwa umugenera uyu munsi wa none. Umwanya ni wawe. Murakoze. Ubutumwa nagenera uwo muntu wumva ko yihebye, yumva ko ari igicibwa, yumva ko nta muntu wamwumva, icyambere yumva ko Imana imwumva. Kubera ko Imana yagushyize ku isi yari gufiteho umugambi. Twese Imana ifite impamvu twebwe tutarabona iyo izi. Ntabwo yadushyizeho for nothing, ntabwo yadushyizeho kuba turi abadafite umumaro, yadushyizeho ko dufite umumaro kandi tuzanawugira. Ushobora kubona ko nta mumaro ufite by'iki gihe by'aka kanya, ariko future yawe ni Imana ifite mu biganza. So icyo nsaba uwo muntu nuko adacika intege mu kwegera Imana ye, no guhozaho ahozeho yegera Imana kandi yemera icyaha n'ububi bw'icyaha yakoze. Buriya abantu tuzira kutemera ko twakoze icyaha, nitubone ko ari cyane tunacyemera. Ariko iyo wemere kunyabyaha ukemera ko wakoze n'icyo cyaha ugasaba imbabazi, Imana irakubabarira. Ijambo rimwe namubwira rikuyemo byose nuko ntaho Imana itakura umuntu ko waba umeze kose aho waba uri hose. So hari ibyiringiro, twacyafite ibyiringiro. Yes, urakoze cyane. Ngira ngo n'ubutumwa bwiza buri muntu wari wese ashobora kumva kandi bumukangurira bunamusubizamo imbaraga mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Akabazo kamwe tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu, ndabona amasaha arimo aragenda tujyana. Hari umuntu wanyandikiye arambwira ngo nze kumukubariza, hari abahanzi baririmba indirimbo zisanzwe sekera bakunze gukora rimwe na rimwe indirimbo za gospel. So wowe iyo wicaye ugatekereza uramutse wenda bibaye ngombwa yuko ukorana n'uwo muhanzi indirimbo, ninde wakorana nawe ukuje mu bitekerezo right now? Okay, murakoze. Abajije ikibazo ariko igisubizo numva mfite nonaha cyambere nakusogora nuko abahanzi baririmba indirimbo zitari gospel ndabakunda kandi ndanabubaha, ariko buri eglise cyangwa se buri torero bifite imyemerere n'imyizerere. Yego. So itorero ryanjye cyangwa se aho nsengera ntabwo iyo myizerere yanjye nyemerera kuba nafatanya n'umuntu tudahuje imyemerere cyangwa se kwizera. Yego. Kwemera. Tudahuje kwemera. So ntabwo urumva ntabwo byakunda. Entre parenthèses. Ntabwo byakunda bitewe n'imyemerere. Suko tuba tubaha ibyo baririmba neza kandi nabahanga. Yego. Uko bikose natwe tubigiraho ubuhanga nabahanga bya cyane, ariko ntabwo byakunda. Okay, that's good. Ubwo umuntu arasubijwe. Hanyuma ndimo ndatekereza uyu munsi wa none ku muntu wenda ukeneye kuba yakurikirana buno butumwa buri mu ndirimbo yawe, ku muntu ukeneye kuba wenda yabufata akabushinga handi indirimbo ashobora kuyisanga hehe, nihe ashobora kuba yayikura, akeneye kugira igitekerezo cy'indaguha cyangwa se inzindi nyunganizi yaba ari mu buryo bufatika mu masengesho yakubona gute sa? Okay, mfite channel yanjye, channel zinkoresha. Hari YouTube channel yitwa Shalom official, wigiyeho ubona uyishyizemo Shalom official uhita ubona indirimbo zanjye zose, uhita ubona yewe n'ibijyanye n'ibyanjye ukeneye kumenya, yaba wedding everything. Hari n'ibindi nazajya ngenda nashyiraho, Imana nifasha. Ni naho njya nganira n'aba fans. Mfite na Instagram yitwa Shalom, wanditsemo Shalom birafatanye, urabibona. Facebook na Twitter, aho niho mbasha guhurira n'abantu tudafitanye contact y'amatelefone, ariko iyo mbonye akanya ngerageza kwandika kandi nakira n'ibitekerezo byabo byanyu, kuko biratwubaka. Hama Snapchat ntago ndayijyaho ariko nayo nzayijyaho. Are you for real? Yeah, okay, nzayijyaho. That's great. Why not? I can't wait just kubona uwo munsi nyine
Sara yagiye kuri Snapchat. Nzajyaho. Keretse aho abantu batakenera ko duhurira kuko buriya abantu nibo batugize. Kuko ibintu ntibikurikirwe ntibikundwe ntacyo waba uri gukorera. Yes. Urakoze cyane, nyemerera tugushimire cyane kubw'umwanya wawe waduhaye kwemera kuza mu kiganiro cyacu kugira ngo byibuze uganirize abadukurikiye, uganirize abakunzi bawe kuri Genesis TV. Ni iby'agaciro mu mwanya wawe muke, antuka turagushimiye cyane, wakoze kubw'umwanya wawe. Ndabashimira cyane namwe, ndashimira Imana yemeye kumuha uyu mwanya. Yego. Ndashimira Genesis. Yego. Imana ibaha umugisha. Amen. Ndagushimira General kuri ingofero ko ntabwo bura ni byiza gushimira umuntu. Njya mbwira abantu bajya bashimira abantu bakiriho kuko iyo umuntu yapfuye ntabwo aba kumva. So ni byiza gushimira umuntu akiriho. Ndagushimira ko udahwema gushyigikira abahanzi. Ndashimira na Genesis muri rusange ko mudahwema kuduha ikaze kugira ngo tugire ubutumwa duha sosiyete. Ndashimira abanyarwanda, Imana ibaha umugisha ko mudahwema kudushyigikira, kunshyigikira kandi mukomeze mudushyigikire kuko nimwe imbaraga zacu, tutabafite ntacyo twageraho. Imana ibaha umugisha. Akanya ko gushimira n'abantu bagufashije kuri iyi project. It's fine. Bose sifite icyo nabaha. Yego. Yaba bakoze bakinyemo ba James, mama, papa n'abandi bashuti banjye. Ndabashimira yewe uretse n'indirimbo n'izindi kuko ngirirwa amahirwe yuko negera umuntu nkamubwira igitekerezo cyanjye akanyemerera kandi nta n'ikiguzi. Ni umugisha ukomeye. Rero ndabashimira ko bamfasha kugira ngo sakaze ubutumwa bwo nahamagariye kuko mba numva nta kintu nshoboye nakorera Imana ni ukuba umuvugizi wayo kuri iyi si. Ndabashimira ubwitange yaba Medisare, ndashimira Boris na Brice, bo ni abavandimwe twabaye inshuti abavandimwe. Ndashimira n'umutware wanjye, umugabo wanjye Imana yampaye, ndamukunda vraiment ni imfura. Imana imuhe umugisha kandi ikomeze mwagure. Ndashimira buri muntu wese ugira uruhare mu kunshyigikira. Imana imuhe umugisha. Yes, arakoze cyane Sara Uwera, niwe turi kumwe nawe mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi kugira ngo mwumvishe byinshi bitandukanye kubw'indirimbo nziza yatuzaniye kutumurikira uyu munsi wa none yitwa Mwana w'umuntu. Mwumvishe ubutumwa burimo, mwumvishe ubutumwa yabigeneye, ariko byibuze uri kumwe natwe ukeneye gukomeza kumva buno butumwa ndetse no kubukurikirana, ushobora kujya kuri account yiwe ya YouTube ni Sara Uwera Official ukareba buno butumwa Imana yamucishijemo, ubundi nawe bwagufasha ugakomeza kubusakaza kuri benshi. Niba binashoboka kandi nko tujya dutangira ukwezi tubivuga, aka karimbo wagashyira kuri playlist yawe ntacyo bitwaye, ubundi kagakomeza kugufasha niba nyine hari icyo kagukozeho uyu munsi, cyangwa se nta wamenya hari n'undi gashobora gufasha uri kugaplayinga inshuti y'abavandimwe hirya no hino kugira ngo byibuze ubutumwa bw'umwami wacu Yesu bukomeze kugera hirya, ndetse n'impanuro abakozi bana barimo baraduha zikomeze kudufasha mu buzima bwacu. Reka nkubwire ngo munyemere tumuherekeze gato, turagaruka tugana ku musozi w'ikiganiro cyacu dusoma n'ubutumwa bwanyu mwatwandikiye butandukanye, ubundi tubabwire ngo ntujye kure ya televiziyo yawe. Turaje mu kanya.